Reka tubanze dusome ijambo ry'Imana rinyinjiza muri uyu mwanya neza. Matayo ibice byaho 16 byo nafashe umurongo waho wa 13. Yo ni nafashe yihuse ugeze kuri 16. Ubutumwa bwiza bwanditswe na Matayo ibice 16 umurongo wa 13 kugeza 16. Nuko Yesu ajya mu gihugu cy'Ikayizariya ya Filipo abaza abigishwa be ati, abantu bagira ngo umwana w'umuntu ndinde? Baramusubiza bati, bamwe bagira ngo uri Yohana umubatiza, abandi ngo uri Eliya, abandi ngo uri Yeremiya, cyangwa ngo uri umwe wo mu bahanuzi. Arabaza ati, ariko mwebwe ubwanyu mugira ngo ndinde? Simoni Petero aramusubiza ati, uri Kristo umwana w'Imana ihoraho. Komera Imana mu mashyi. Amen. Dushima Imana ku butumwa bwatambutse. Tujya twumva abantu benshi ku makomantere kuri za YouTube n'ahandi cyangwa se abo tuganira, ukumva abantu bafite umwuka wo guhitamo ubutumwa, ngo uriya wanyuzane we wabwirije neza, ngo hanyuma uriya yadupfunyikiye. Oya, ntago ari byo, ahubwo nuko ibyo ngibyo bitari ibyawe, ariko nawe yabwirije neza kuko hari uwo byafashije. Imana yacu nishimwe. Kristo agira uburyo bubiri bwo gukoramo. Hari igihe abyuka muri bukorane muri ubu buryo, akabyuka wowe uri buvuge gusa akumva, kandi ibyo usabye akabikora, ndetse akongeraho n'ibyo utamusabye. Hari igihe haramuka ari uko nguko ari bukore, kandi nabyo ni byiza. Nigeze nganira n'umuntu turimo tugendana, arimo anenga ubutumwa, aravanga abantu birirwa bavuga ibitangaza, ngo iduhaye amamodoka, ngo ni ibiki baba bavuga, ngo bagiye bavuga amaraso, ngo bagiye bavuga. Ndaje namazana ese ugiye he? Ati ngiye muri gare gutega. Ugiye gutega iki? Ati ngiye gutega imodoka. None se kudashaka bahanura amamodoka kandi ugiye gutega imodoka? Mu yandi magambo, ntago bashaka ko bavuga iby'isi, kandi nyamara isi baracyayirimo. Imana rero yateguye yuko uri buganirizwe mu buryo bunubu, niko Imana iba yabiteguye, kandi ni byiza. Nta butumwa bubi bubaho, ni ubutumwa bwiza bwa Yesu Kristo. Duhereze Imana icyubahiro. Hanyuma nihuse, bakozi b'Imana, ababigishwa be bari kumwe na Yesu mu buzima busanzwe. Yesu rero arakukuntu nabo batazi, agiye kubona ababona Yesu araje. Yesu arababaza ati, ese muvuye hehe? Baramubwira ati, twari muri quartier turimo dutembera tuganira, twari mu kazi, twari kwa muganga, twari mu isoko, twari hirya ngiyo. Arababaza ngo ese hirya aho ngaho muturutse mwumva banyita nde? Atungurana azanye ibintu by'umukwabu hagati muri bo. Bibaza impamvu bazanyemo umukwabu, birabayobera. Ko twari tubanye neza, ko byari amahoro, ko nta kibazo cyari gihari, ibi bintu by'umukwabu ubikuye he? Bwira umuntu mwegenye ngo hari igihe abyuka aje gukora umukwabu. Mumbarize ngo kwaje gukora umukwabu uhagaze uti? Ni usegarutse muri cya cyigisho, muri ya nkuru nabonye kuri YouTube, uyu muntu yatwaye isakoshi, ariruka nkageze ahantu mu nguni arayifungura, arangije akuramo amadolari, arangije akuramo telefone, arangije mbese mbona aranezerewe, ahita avuga ngo Jesus. Numva mu mutima ndikanze, subiza inyuma numva nanone, numva ndabyumvise. Umujura wibye, umujura utwaye iby'abandi, umujura ushikuje iby'abandi, arimo araserebura in the name of G. Numva ndikanze, numva ndabwiwe ngo uyu Yesu ninde uyu mujura avuga? Ngo tekereza neza kuri uyu Yesu, uyu mujura wibye iby'abandi, akaba arimo guserebura, akaba arimo kubyina intsinzi, ariko akaba anezerewe, ariko ibyo bintu akaba arimo abikora mu izina rya Yesu. Tekereza neza kuri uyu mu Yesu arimo kuvuga. Nasenze Imana, negera Imana, ndayibaza, ndayisobanuza, fata ibihe binini byo kuba imbere y'Imana,
nafashe igihe kinini rwose ntagera ahantu nshobora kugira ibindangaza, kuko numvaga impaye ikizamini gikomeye, nibaza kuri uyu mu Yesu n'abandi ba Yesu birancanga. Ariko ndangije mu byo nahawe, nyuma yanjye hashobora no kuboneka undi uvuga ba Yesu benshi, ariko naje kubona ba Yesu batatu. Uyu mu Yesu uyu mujura yavugaga, tugiye kumubona. Yesu wo ku munwa. Yesu wa mbere ni Yesu wo kuki? Ni Yesu wo ku munwa. Hari ijambo ry'Imana ritubwira, Pawulo yageze ahantu arangije yirukanamo abana badayimoni. Amaze kwirukanamo abana badayimoni, haza abandi bahungu bo mu Bayuda, niko Bibiliya ivuga. Baje bahageze, bo bari bafite Yesu bumvishe, ntago bari bafite Yesu bakiriye. Ngo baragize bajya ku badayimoni, barababwira ngo turabirukana mu izina rya Yesu, ngo ariko wa wundi Pawulo avuga. Aba bantu bari barimo bakora umurimo, basa n'abari gukora umurimo w'Imana, birukanamo abantu abadayimoni, bashyizemo akabaraga, ariko bari bafite Yesu bumvishe, ntago bari bafite Yesu wabo bwite. Baragije baravuga ngo mu izina rya Yesu Kristo, ariko bongeraho ngo uwo Pawulo avuga. Abadayimoni barabahindukirana, barababwira ngo none ko Pawulo tumuzi na Yesu avuga tumuzi, mwebwe muteye muturutse hehe? Aba bantu ntago bari biteguye gukorwa n'isoni, bari bazi ko bafite Yesu, ariko ntago bari bazi banga yuko Yesu bafite atari originali, ahubwo Yesu bari bafite yari pirate, kuko ntago yari Yesu wabo, ahubwo yari Yesu bumvise, ntago yari Yesu wababambiwe, ahubwo ni Yesu bumvanye abandi. Ngo baragize abadayimoni, barabasimbukira barabafata, babagwa nabi. Imana yo mu ijuru iduhane umugisha. Ahangaha Yesu amaze kubaza ababigishwa, yarababajije ababaza ibintu bikomeye, ngo mwebwe ubwanyu uretse ko mwumvise ibyo abandi bavuga, ariko mwe mwabaye mu iteraniro ryo kuwa gatatu, umwana w'umukobwa nk'uyu agashima Imana muhari, mwebwe mwabaye mu materaniro yo kuwa gatatu, mwebwe mwasenze ku cyumweru, mwe mwagendanye nanjye cyagiye nkiza abarwayi, amaso yanyu akabibona, mwe mwagendanye nanjye cyagiye nkazura umupfu wapfuye, yaragize akazuka kongera akagenda, mwebwe amaso yanyu yabonye ibyo ngibyo, mwebwe twagendanye mushonje, inzara yabarembeje mumerewe nabi, narangiza nkabagaburira, mwebwe amaso yanyu yabonye ibyo, mwebwe nazanye mu mujyi wa Kigali ariko mutagira icyerekezo, none ubu ngubu mukaba muri barandirodi, mukaba ari mwebwe mushakishirizwaho amazu akodesha, mwebwe mwabonye ibyo ngibyo, mwebwe nahaye urubyaro, mwebwe narihiye abana bakiga, mwebwe nakujije, mwebwe ngejeje aho, mwebwe ngo mwimbwire iby'abandi, ahubwo ndashaka mumbwire mwebwe ho munyitande. Bitunguranye Yesu abakoramo umukwabu, bitunguranye Yesu ajya akora umukwabu, akakubaza ngo Yesu ufite ni uwuhe? Igorogota imisaraba yari ingahe? Yari ingahe? Hari uwari uriho Yesu, ariko hariho n'ibisambo. Ntugakangwe n'umuntu uvuga ngo yageze ku musaraba, ntabwo uzi uwo yagezeho uwo ari we. Shobora kuba yarabatuye ibisambo akiruka, akaba ari igisambo kivuga nde? Uriya aba yarabatuye uw'ibisambo agahita ajyana. Imana itugirire neza. Haleluya. Uyu nari ndimo mvuga ni Yesu wa hehe? Ni Yesu wo ku munwa. Nigeze rimwe njyana n'abana b'abakobwa muri tagisi, twari tugiye za Byumba gusenga. Numva abana b'abakobwa beza,
uyu mu Yesu wo ku munwa rero akunda kugirwa n'abanyedini, nibo bazi ko bafite Yesu wabo, mbega twebwe turakizwa, mbebwe ni twebwe tureberwaho, ni Yesu wacu, mbega twebwe. Aba bantu bagira Yesu wo ku munwa ariko batagira Yesu uri ku mutima. Abari ngo turangiza turakomeje turagenda, numva barimo baravuga iby'amasezerano, ariko ndababara numva barimo barayavugiraho bitari ngombwa, ko bari barimo bavuga amasezerano yabo, bavuga iby'Imana yababwiye, bari kumwe n'abanyamahanga batazi ko Imana ivuga. Numva birambabaje, ariko ndavuga ningira umugisha tukaviramo hamwe ndi bubahugure, ariko numva kara gaciyemo gusa. Numva bakomeje kuvuga Yesu neza, baba wenda abana babana y'abahantu nari ngiye gusengera nabo bari buhasengere, aba bantu twaza kugira nibihe byiza, barakomeje bavuga Yesu, mbese numva biraryoshye. Ariko ngo bageraho ngaho sinzi akantu kaciyemo gatoya, mugenzi we abamubwiye mugenzi we bagiranye ibibazo, arangije yavuze amagambo ntari buvugira ahangaha, mpita mvugana aka kanwa kavugaga Yesu numvishe, niko kanwa karimo gutuka mugenzi wabo, niko kanwa karimo kukubitisha inkuba, niko kanwa karimo kuvuga ngo nge nzamwereka ntazondi umwana w'umusindi. Niba aravuze umusindi, niba ari umusinga, aka kanwa kavuga ko ari umwana w'umusinga, aka kavuga ko ari umuzigaba, aka kanwa kavuga ko twebwe wacu nta bintu by'imikino ibamo, aka kavuga ngo ngewe wibeshye nakwereka, aka kanwa kavugaga Yesu kakavuga n'ibi ngibi bihuriye. Sanga hari abantu bafite Yesu wa hehe wo ku munwa. Tugiye kuvuga kuri Yesu wa kabiri, ariko muhumure ndi busoreza heza. Yesu wa kabiri ni Yesu uri fixe, ufixiinze ahantu mu cyumba cy'amasengesho, mu rusengero ahangaha turi. Umuntu akaza akajya muri bahambana ati kabisa très bien ça, uyu mukobwa ahubwo muze kumbariza amazina ye yombi, ukabona kabisa ibintu birajyamo neza, akaba ndahaye ufite mikoro ahangaha nk'ababwiriza, mukavuga muti uyu muntu w'Imana rwose kabisa, yababa we hahirwa inda yamubyaye kabisa mu rusengero. Umuntu umwe ngo yarigishije ari ku ruhimbi, yari n'umuyobozi, ariko akaba yarafite Yesu uri fixe wo mu rusengero, ngo arangize bagira ibihe byiza, bagira ibihe byiza, bagira ibihe byiza, ariko bari bavanye mu rugo badafitanye ibihe byiza. Buriya rero hari akantu gakunda kuba ahangaha, ndagakunda cyane. Bwira umuntu mwejyanye ngo Imana iguhe umugisha. Uzi kubwira umuntu ibi bintu yicaranye n'umugore we baje batavugana, uzi ikizamini uba umuhaye, mbese niho abagiye gutangira kumuvugishiriza. Ibi rero bishobora gutanga ikizamini cyo kurara wihannye ku wa gatandatu, mukarara musabanye imbabazi, kugira ngo abwira mugenzi wawe niza kuza isange n'ubundi mwaje muvugana. Yesu ashimwe cyane. Ngo birangire naho uyu muntu uko yahamagawe cyangwa niba byaraje nyuma, yigiriraga Yesu wa kabiri navuze, ari we Yesu wa hehe wo mu rusengero, ufixiinze udasohoka aho ngaho. Ngo arangiza abwira madamu ati dutahe. Madamu ati buretse gatoya, hashira iminota 20 ati dutahe. Ati buretse gato numva ngishaka kuba ndi hano. Ngo hashira isata ariko se ko tudataha. Ati wambabariye tukaba turi ahangaha ko ari heza. Arongera ati ariko se waje tugataha. Ati rega buretse tube duretse gutaha, hano ndabona ari heza, hano ndabona bimeze neza. Ageze aravuga ngo se uri murahabona iki uheregera kubwiriye ngo dutahe, hanyuma ukabutanga ishaka gutaha ukavuga ngo twigumira aha ni heza. Aramubwira ngo impamvu ushaka ko tuba tugumye hano, iyo turi mu rusengero buri umwana mwiza. Atubigiye twahereye umbwira ngo dutahe sintahe, iyo tutaba turi mu rusengero ishinyeya nari kuba namaze kurya nizingahe nebyiri. Iyo turi mu rusengero uvuga neza, ubwiriza neza, utanga ingero nziza, usenga neza, ndumva twakwibera hano. Yesu wo mu rusengero, wowe wo mu rusengero utandukanye na wowe wo mu rugo, reka twibera ahangaha, ntabwo nshaka ko tuhava. Yo uri tayari? Somera. Shaka twumva Petero ari mu rusengero. Matayo 26:33. Twumve Petero ari mu rusengero. Matayo 26
Murongo wa 33. maze Petero aramusubiza ati nubwo bose ibyawe biri bubagushe, Yego. jyeweho ntabwo bizangusha. Uwo ninde? Petero. Bari he? Bari mu bihe byiza na Yesu, bagiranye ibihe byiza, bari mu materaniro. Yesu aterura ijambo arababwira. Petero aramubwira ati have rekera aho ngaho, njyewe ndagira ngo mbanze nkwibwire. Njyewe Petero ubona mu materaniro, njyewe Petero ubona n'igaburo. Nubwo abandi bose ibyawe byabagusha, nubwo abandi bose ibyawe byabacanga, nubwo abandi bose gutegereza amasezerano byabananira, nubwo abandi bose kwihangana byabananira, ariko njyewe Petero uzabaze. Reka tugende ageze mu rugo. Matayo 26:69 kugeza kuri 70. Reka twumve Petero ageze mu rugo, twumve ko abisubiramo. 69 kugeza kuri 70 haravuga ngo ubwo Petero yari yicaye hanze mu rugo, umuja aramwegera aramubwira ati nawe wari kumwe na Yesu w'umunyagalilaya? Maze abihakanira imbere ya bose ati ibyo uvuze sinzi ibyo ari byo. Rekera Imana itugirire neza. Mukanya twari twumvise Petero ari mu materaniro, ari mu rusengero, ibintu bimeze neza, afashe mikoro nk'uko nyifashe, arimo avuga amagambo meza ahagarariye abandi nk'uko mwese mbahagarariye ari njyewe urimo kubwiriza. Turashimira abashumba bicara tukavuga, nabwo Imana ibaha umugisha, twambaye ikirezi kandi tuzi ko kera. Petero rero ngo ari mu bihe byiza nk'ibi ndimo, aho amakuru ye batayazi, arangije ngo aramwegera aramubwira ngo nkubwire inshuti yanjye, njyewe sinzi nimba wambonye ndi kuramya no guhimbaza, burya njyewe ndakwemera, njye ndakuzi utanga imigati, njye ndakuzi uruhura indushyi, njye ndakuzi wambika abakene, njyewe ndakuzi. Nakuvaho bikagenda bite? Mu bantu bazakuvaho, mu bantu bazakwihakana, njyewe ntago ndimo, njye ndi waku gupfa na guhambana. Yesu aramwitegereza ariko we ntahishwa. Ubu dufite abantu bashumba bacu. Bishop yarutse kutubwira umuntu ngo uko akunda uhura n'umuntu ngo kamubwira ngo Yesu ashimwe, agahita akubwira ngo ntaribi. Uzi impamvu umushumba wowe umuzanyeho Yesu mu kazi kandi uwamusigaho uramuvangiye. Noneho Petero ngo agere mu rugo, kubera ko Yesu we amusiga mu rusengero, ngo aragenda yicara hano muri bagenzi be, atangira kota umuriro w'abandi, atangira kuvuga nk'abandi, atangira gusebanya nk'abandi, atangira kugambana nk'abandi, atangira gutukana nk'abandi. Ariko kuko yigeze kugera mu nzu y'Imana, bakumva arimo aracikwa akavuga mu tuntu. Ngo baramubwira ngo ariko wowe kuwa gatatu narakubonye, kamera yakunyuzeho ndakubona, Pastor Eugene arimo yigisha, umushumba arimo abwiriza, narakubonye aho wari wicaye, nawe wabaga muri ariya materaniro, nawe uri umwe mu babo. Arangije arababwira ati njyewe muzabaze, nta kintu mpfana nabo, nta hantu njya ninyurira ngenda, ariko ubundi ntago ndi uwo mu babo, njyewe ibyo bintu ntabyo ndimo. Bitewe n'iki? Yari afite Yesu uri fixe mu rusengero, ntago yari afite Yesu atahana. Tugiye kugera kuri Yesu wa gatatu dusenge. Mbwira umuntu mwegeranye ngo aba babiri hari aho mujya muhurira. Kambabwira ikintu cyoroshye kumva bitarimo imibare miremire. Tuvugishije ukuri bantu bima, wambwira ukuntu umukobwa agiye kumva ukumva aravuze ngo Imana imbabarire natwaye inda, wayikuye heze? Nayikuye i Nyamirambo. Wari utuye heheze? Nari ntuye Kimironko. Ngaho mbwira uyu Yesu, ubaye ufite Yesu utari fixe, ufite Yesu ugendanwa ari we wa gatatu ngiye kuvuga, mbwira ukuntu ushobora kurira moto ufite Yesu ugendanwa atari uri fixe, ukurira na moto Yesu, ukamutega na moto, ukava mukajya muri bisi, ukava mukagera aho ugenda n'amaguru, ukava muri saro ukajya mu cyumba. Tuvugishije ukuri, uyu muntu afite Yesu ugendanwa cyangwa afite Yesu uri fixe?
muri rami istambutse mperutse kuganiriza abana b'abasore banyegereye ngo tuganire, ndabaganiriza tuvugana ku bintu byo gushaka. Ndangije nanjye ubwo mbirataho mbazanamo iby'iwacu. Iyo mvuze iby'iwacu ni mu matorero, ntabwo ari muri Betesida gusa, naho harimo, ariko n'amatorero ugomba mvuga muri rusange. N'abandi rero burya aho urambagiriza niho uzakura umugeni. Aho hantu mujya kubyina nimurambagiriza y'abageni bazajya babajyana kubyina, ntabwo muzabivamo. Ahubwo mufate gahunda yo kujya musenga, mube mu nzu y'Imana, mube abana b'Imana, hanyuma nimurangiza mubwire Yesu, dore twabaye abana bawe, turumva wadushingira, akurebere mu bakobwa be, narangiza guhereze. Ijambo abo basore bambwiye bose uko bari batatu niba atari bane, narababaye numva agahinda karanyishe. Barambwiye ngo umva nkubwire pastor, wowe uva mu rugo si tubizi ibyawe, bishobora kuba wenda hari n'imyaka nayo ikuvangira, shobora kuba n'imyaka y'ubukuri kuvangira. Aho twebwe tuba turi ntago tuzi niba ari agakiza cyangwa se nimba ari imyaka, ariko aho tuba turi hariya hirya, ba bandi banyu bamwe mwa muri za sengero mubona, ntago yavuze aha, yavuze hirya no hino kuko we ntasengera aha. Urumva bavugaga iyo basengera, ba bakobwa banyu muba mubona mu nsengero, ariko mwihangane nanone ntabwo ari bose. Ni wa wundi uba mubi agatukisha bose, ntabwo ari bose. Dufite abakobwa beza, abana b'imfura bitonda biyubaha, ntabwo ari bose. Ubwo ni nka kamwe babonye katabanyitse gasiga Yesu mu rusengero, ariko hari ababataha na duhereza Imana icyubahiro. Arabwira ngo bajya kuri mikoro bakajya kuri bahambana ati kabisa bakarikoroza ukabona bimeze neza. Ati ariko ikintu gituma tutabizamo nuko iyo tugeze nimugoroba ku kabyiniro arya umuziki akakurusha. Ati bazi kuririmba izo hanze kurusha izo mu rusengero. Ati rero babikora byose. Narindi mvuga kuri Yesu, abantu basiga mu rusengero bashumba batambye, hari impamvu uyu Yesu wo kumunwa na Yesu uri fixe ahantu mu masengesho, hari impamvu ari w'abantu bakunda. Dore impamvu ugiye kuyibabwira. Yesu ugendanwa ari we wa gatatu, uyu Yesu sometimes ajya afite ukuntu abangama. Ni hahandi ujya kugura ijipo, wajya muri miruwari urimo kuyambara, kubera ko ufite Yesu ugendanwa, muhagararanya aho ngaho, akakubwira tubwiyo ijipo urabona uzayinyurana hehe, kuramo ambara indi, ugahindura kugeza yemeye iyo uzagira gute, iyo uzambara. Uyu Yesu ugendanwa ari we wa gatatu, ndaje mubabwire neza, hari ahantu wicara yarangiza akakubwira ngo mvana. Hari ahantu wicara yakumva amagambo barimo kuvuga akakubwira ngo mvana ahangaha. Nigeze mbaho ubuhamya, hari umuntu wari warahuye n'abigisha bafite Yesu ku munwa na Yesu uri fixe, ngo birangire nawe amutwara atyo amugumana atyo, kuko Yesu ugendanwa iyo mugeze mu rugo ndaje mbibabwire. Hanyuma arangije arampamagara arambwira ati mushumba, ati ndagusabye kugira ngo unsengere muntu w'Imana. Ndamubwira nti mbega amahirwe ugize we, numamagaye ndi ku musozi, reka guhamagarira Imana. Ndangije nese icyifuzo kimeze gute, ati mbabarira rwose ubwo uri mu masengesho, kandi ndakwemerera umunyamasengesho, ati ndagira ngo ngusabe umfashe, umugabo wanjye ndabona umutima uri kure, ndabona umutima we warancitse, none ndagira ngo ngusabe umfashe, hanyuma dufate uyu mutima we, hanyuma uwunkomerezeho rwose sengera. Nanjye numva ni icyifuzo cyiza, ngomba gusengera tugarukaruza umutima w'umugabo watabanyitse. Ngiye gutangira gusenga, numva mbuze umwuka wo gusenga. Numva ijwi rirambwiye ngo mubaze ngo ese uwo mugabo
afite nuwe wa mbere cyangwa nuwa kabiri. Ndagije namazane se bimeze bite? Uwo mugabo ufite nuwa kangahe? Arambwira ngo uwo mugabo ufite njye nuwa mbere, ariko afite abagore babiri. Hanyuma se umugore mukuru ninde? Arambwira ngo umugore mukuru ntago ari njyewe ndi umugore wa kabiri. Ndamubwira ni njye ndi umushumba wasizwe, wahamagawe n'Imana, ntago ndi igisambo kiba imitima y'abandi. Ndamubwira ni gute ushaka ko ngo ningufashe dusenge? Dufata umutima w'umugabo w'abandi, hanyuma niturangiza tuwuguhe. Uwo Yesu wamwigishijwe he? Iyo Mana basenga batyo wayivanye he? Imana bashobora kubwira ngo mu mutima w'umugabo w'abandi hanyuma mwigarurire. Ndamubwira ni ikintu nagufasha, nugusenga Imana ikaguha uwawe. Cyokoze ndagije numva umwuka w'Imana ngiriye inama. Ndamubwira nahubwo uremera gusubiza umugabo w'abandi nkugira inama, ati ni kuko urashaka kunteza ibibazo. Ni none uyu mugabo niba ari uyu mugore nawe niba ari mu masengesho arimo agaruza umugabo we, hanyuma n'amapasiteri uri ku musozi arimo ahamagara Imana, arimo ashimuta umutima w'umugabo w'abandi, urambwira ko ntari bukubitirwe kuri uyu musozi? Ndamubwira nti ariko hari inama Imana inyunguye, ntereka nkugira inama ahubwo tuyisengeremo. Ndamubwira ni mwarabyaranye? Ati twarabyaranye. Ndamubwira nahubwo rero reka nkwereke, wowe tegura umushinga turi kuri uyu musozi w'ikintu wacuruza, noneho dusenge umukureho igishoro, numara kumukuraho igishoro ujye kurera umwana we, noneho muhite mutandukana, akomezanye n'urugo rwe nawe ukomezanye n'urwawe. Niwemera ko dusengera icyo ngicyo turasenga, niba utabyemeye mbihagarikiye aho. Amakuru nguhaye nuko twabihagarikiye aho. Undarongera byarangiriye aho, ko nutse n'ukuntu yikiriza numva ntago ari bumurekure. Ntago mubazi se bananiwe kurekura abagabo b'abandi bigatuma bava mu itorero. Kandi kibabaje nuko yavuye ahanga ntago ari ikibazo cy'umugabo w'abandi yananiwe kurekura, ahubwo agenda asebya itorero. Undi nawe zo wundi arampamagara ati mushumba, ati ndaha nahandi muri business, ati ariko byanze ndakubwiza ukuri, ati mbabare rusenge, niba hari na groupe y'amasengesho muba murimo nanjye unshireho, duhamagara Imana. Kuva nakingura iduka nta muntu urigeramo, kandi rwose n'ukuri pe ntako mba ntagize. Fasha dusenge muntu w'impa, mbabara duhamagara Imana rwose, mbabarira umigi, kandi ndakubwiza ukuri n'ibisabwa bindi byose byo gukora mba nabikoze rwose pe, mbabarira ufashe dusenge. Umutima arambwira ngo mubaza aho yakuye igishoro. Hello, nahise mwandikira message, ndamubwira ni ndashaka ko dusengana tugakubita izo ngunzu zinjira mu by'abana b'Imana zikakubuza gukora kandi wemerewe gukora. Ariko ndagira ngo umbwire inkomoko y'igishoro nayo irakijijwe. Hello, bashumba barabwira ngo barahomye, mujye mubabaza igishoro cyari cyaravuye. Ndamubwira ni mama kuru y'uwo muryango ugiye gucururizamo, mama kuru yawe na nyiri iyo nzu bihagaze bite? Waramwishyuye umuha cash cyangwa waramwihaye? Asanga njyewe Yesu wanjye nuwo mahame, nuwo nuko ahagaze. Komera Imana mu mashyi. Ndamubwira niba warasenze Imana ukaba ujya mu rusengero, ariko igishoro ukaba waragikuye mu byaha, umuryango ucururizamo ukaba wawukuye mu byaha, hamagara Imana ikubabarira ibyaha kuruta guhamagara abakiriya. Kuko ushobora kumuhamagarira abakiriya b'ibitenge, ariko hakaza abamurarana kandi ukagira ngo bamuhamagariye abakiriya. Joni, twigendere kuri Yesu mwiza. Haleluya, haleluya, haleluya. Nigeze kubabwira akantu kari gafite inkomoko. Nababajije ngo ese aya mafaranga turimo kwaka Yesu nayaguha muzasangira? Bwira umuntu wegeye ngo muzasangira. Umva Yesu uri fixi, ni Yesu wo mu bibazo.
ni Yesu wo mu masengesho, ni Yesu ya mana numbabarira ukampa umugabo. Uwo ni Yesu wo mu rusengero, ni Yesu waho wasengeye, ni Yesu waho wakiriye amasezerano. Warangiza ukakira amasezerano, warangiza Yesu ukamusiga aho ngaho. Dufite abantu bagize Yesu wo mu rusengero, Yesu wo mu masezerano, Yesu y'Imana nundengera, Yesu y'Imana numpa igishoro. Dore ndashaka kujya Dubai, ndashaka kujya kurangura, Mana numpa igishoro. Uwo ni Yesu uri fixe. Ariko dufite abantu benshi basohoka bakamubwira ngo naha dimanche. Barahari cyangwa ntabahari? Ngo rero ngo ntago byakunze bayicaye gato yo. Nahamagariwe kuvuga reka mvuge. Hanyuma amasaha yagiye, ariko n'ubundi gihe wagendeye ntago wageze iyo ujya, tuza wumva Imana. N'ejo bundi wari wagiye n'uburi bugende, kandi imiryango ibinakinguye. Dushimira Imana yuko tudatwaza abantu igitugu. Niwumva udafashwa protocole ntikubangamire. Ndimo ndivugira Yesu wa kangahe? Wa gatatu. Umuntu akagira gutya, ngaho ariko mujye mumbwira abantu bima, mbwira ukuntu waba ufite Yesu ugendanwa, ukamwambara na training ku cyumweru acecetse, ariko ye ukamwambara na training acecetse akakwihorera, ukamushyira n'amasupress acecetse akakwihorera. Yesu wabambwiye kumusira bigorogota. Uyu ni Yesu uhemwe ukabyaramwe. Ukamushyira n'amagapira ko hejuru akakwihorera. Yesu we waragize ukamujyana muri marishi. Umva, ufite Yesu pirate, ukeneye oji, ukeneye Yesu wabwe kumusara bigorogota, ukeneye Yesu w'i Nazareti. Uwo mu Yesu jyana muri siporo utagiye mu materaniro. Kuki utajya muri siporo uvuyeyo? Siporo turayemera, nyikora kabiri mu cyumweru. Ni fitness nonyivana, nyikora kabiri mu cyumweru. Hari kuwa gatatu simba ndaha, ku cyumweru sinyatera na yombi. None se siporo ntago nyikora. Nakuyemo iminsi y'Imana, afata iminsi ya siporo. Iby'Imana mbiha Imana, ibya siporo iby'umubiri mbiha umubiri. Ngo njyewe rero ngo ntago byankundiye kuza, ngo ejo nari nagiye mu bukwe, ngo natashye bwije, ngo nari naniwe, ngo hanyuma ngo iteraniro narikurikiranye online. Na Imana izabasubiza online nabo. Oya, ufite Yesu muzima ugendanwa, uri wawe mu rugo, wamugumana mu buriri saa 3 ikagera, saa 4 ikagera, saa 6 ikagera, ukabyuka ukajya kurya. Ufite Yesu ugendanwa. Ariko bashumba, ibintu mvuga birumvikana cyangwa nacanze abantu? Utabuze itiki, reka mbabazi, iyo ananiwe ku cyumweru, kuki kuwa mbere ajya ku kazi? Kuki impamvu yo kunanirwa ayiha Yesu? Kuki impamvu yo kunanirwa atazayiha shebuja kuwa mbere? Kandi abantu bafite uwo mwuka ni abantu bagiriwe neza n'Imana. Abantu bakerewe ni abantu Imana yahaye abakozi, ni abantu Imana yahaye gazi, batajya kuhuha mu mbabura ngo inatinde gufatwa. Ni abantu barenzwe. Imana irashaka kubagirira neza, ariko irashaka ko mugenda. Bwira umuntu mwegeranye ngo irashaka ko muzajya mugendana. Mubwire ngo yakwiyometseho, maze ndeba aho uyicikira. Urahitamo ibintu ni bibiri. Urahitamo kuyisiga aha ijye gusezeranya bitazasohora, cyangwa igusezeranye musohokane, igukorere connection y'ibyo yakubwiye aho biri. Reka mbabaze, ibintu Yesu yatubwiye ni usabaho ibiri. Ko ibintu biri kuri tere, Yesu tukamusiga kuri tere, tuzahurira he nabyo? Hari telefone kera zabaga ku makiyoski,
wajyaga ugakanda utya ugahamagara, baraguhaye nimero ifite ku gapapuro. Muri aho ni Rudoviko kwa Sebyatsi, abana barangije kwiga, niba hari n'agatungo mwagurisha muzagurishe mu nyoherereze, umwana agomba gusubira, agomba gukomeza amashuri. Yego tuzareba muri no minsi tuzakubwira. Noneho kubera ko iyi telefone ari fixe, ukawe irasigaye nawe ukaburagiye, ngo hashira iminsi 3 wa mucuruzi wo kuri kioski ufite za telefone yajya kumvira sonye. Hari mushiki wanjye wampamagaye, yampamagaje iyo nimero, hari ubufasha yari yasabye, nagira ngo mbumuhe, agahita amubwira ngo iyi ni fixe ntago ari mobile. Ngaho mbwira, kuza ugafashwa ukagira ibihe byiza, ukakira amasezerano, ukabyakira, ukabyisetingamo, ariko ugisohoka aha ku muryango ugahita uba mbona bihita. None se ko Imana irimo kuguhamagara bakayibwira ngo nimero composée n'est pas accessible, abantu banyimirazana ibisubizo byabo babahamagara ngo the person you are calling is not available. Bashumba, ntawe mwapfunyikiye, ibyo mwahanuye nibyo, ibyo mwahanuye ni ukuri. Ikibazo si abahanuzi, ikibazo si Imana, ikibazo ni abantu batarisivinga. Kandi twarangiza, nzahagarara ku munara wanjye aho ndindirira numva icyambwira ku munara ni. Nimugoroba nahumekewe, ndimo ndeba uyu Yesu, aba ba Yesu babiri, ndangije ndahumekerwa, mpita ntekereza abantu barimo kujya kureba imipira. Murahari kandi ni na byiza, nta mategeko abihana rwose, humura, nta kibazo gihari, ahubwo tunasoze karuze kubona ukuntu ujyayo, nimba hari n'uhari, dore ko njye ntajya nanabimenya. Ariko ndangije ntekereza ku bakinnyi, ndangije ntekereza no ku bafana. Reka mbabwize ukuri, ikipe irakina mu kibuga, barangiza bagatsinda abandi bagatsindwa, barangiza bagatahana igikombe, ariko aho uri muri stade nk'umufana, iriya baro batahana, iriya baro bakina, nta niyo wabona ngo uyitahane. Kandi wateze, wabyinnye, wabyambariye, wakontributinze, wishyuye n'itike, ariko barangije gukina, nabuze n'umunsi n'umwe najya kubona mbone ngo bagize gutya byibuze badusezeyeho. Nta nubwo ushobora gupfusha ngo bamenye yuko wapfushije kandi uri umufana wa Rayon. Reka nkubwize ukuri, nta mukinnyi wa Rayon uzagutabara kubera ko uri umufana, ntabwo uri umukinnyi. Ibi bintu bya Yesu birashaka ko tuva mu byiciro by'abafana ahubwo tukajya mu byiciro by'abaki. Bwira umuntu wambaye ingambere ambara umwenda w'abakinnyi. Sharika mbabwiza ukuri bantu b'Imana, umufana y'umukandagira gutera ingumi, ariko uzandebera abakinnyi, aramukandagira, yakmara kumukandagira akamureba, agahekenya iryinyo, ariko akibuka icyo yemeye, akibuka icyo yagize ate yemeye. Umukinnyi akandagira undi mukinnyi akanamuvuna kugeza mu rwego bamujyana mu bitaro, ariko narebye uwikocinga ngo amutere nk'ingumi, ndamubura. Bafite disipline y'umuhamagaro wabo. Ariko ikibazo abakinnyi bakinira muri iki kibuga, hari abenshi, ntabwo ari bose, hari benshi badafite disipline y'uyu mukino. Ngo ngewe rero nakwereka ndugu yangu, ntuzanzane ibintu by'imikino, ngewe ntabwo nzi, nabikwereka. Byo twagiye katwivugire Yesu ugendanwe. Haleluya. Luka 19:5, usimbuke usome ku 8 ugeze ku 9, dusoze dusenga Imana dutahe. Yesu wakangahe? Wa gatatu. Luka 19:5. Yego. Iyo ayibonye ayiterera ku bitugu yishimye. Nibyo se?
Luka 19. 19 sorry 19:5 haravuga ngo Yesu ahageze arararama aramubwira ati Zakayo ururuka vuba manuka kuko uyu munsi nkwiriye kurari wawe icara oyasha soma komeza hirya gatoya siko nawe yari yicaye komeza hirya gatoya kivuze ku munara ugeze nko ku 9 gusa wari wicaye ukoze iki yururuka vuba yego amwakira nezerewe yego abantu bose babibonye barabyivovotera bati dorere agiye gucumbika ku munyabyaha maze Zakayo ageze mu rugo na Yesu komeza arahaguruka abwira umwami Yesu dore databuja umugabane wa kabiri w'ibintu byanjye ndawuha abakene kandi umuntu wese nambuye ndabimuriha kane Yesu aramubwira ati uyu munsi agakiza kaje muri iyi nzu kuko nawe uri umwana wa Aburahamu. Amen. Umva umusaruro wa Yesu ugendanwa. Haleluya. Ndafashijwe mana y'isi n'ijuru. Najyaga numva abantu bavuga ngo barafashijwe nkajya n'ibyo bigirishije. Uziko burya abafashijwe bana nanjye ndafashijwe Yesu we. Zakayo yageze gutya yumva yaragezweho mu mujyi n'umukoresha w'ikoro ari ushinzwe ibintu by'imisoro kuko twavuga Rwanda Revenue. Yari umuntu ukomeye ari gukoresha ububasha ahabwa mu nyungu ze bwite. Yarambuye abantu yarabazengereje arangije yambara ikoti aritunganya ariko arimo agenda mu mujyi yumva ngo hari umuntu ugezweho ngo uraho muri karitsiye urimo utemberaho mu mujyi. Arabaza ngo uwo muntu ugezweho ntazi, uwo muntu tudakorana inama mu nteko abadahari, uwo muntu mwigena migambi ry'umwaka, uwo muntu tutabona ninde, uwo muntu ntazi muri systeme ninde, sobanurira uwo muntu ugezweho. Baje babwabona umugabo witwa Yesu, arangije aravuga ngo uyu muntu witwa Yesu paka mubone. Bwira umuntu wege ngo nushaka Yesu bamubona. Umva condition. Zakayo ngo aragenda ngo arirukanka agera ahantu Yesu ari, ariko ahageze abona ntibikunda. Abona abantu ni benshi, abona baje mbere ni benshi, abona bakijijwe kera ni benshi, aritegereza abona ntago bikunda, ashatse kwisumbukuruza abona biranze, arangije ngo amenya ko ari mugu. Bwira umuntu mwegeye ngo utamenya ko uri mugufi, ngo ushaka uburyo icyo kibazo cy'ubugufi gikemuka. Ni bugufi mu mwuka ntago ari bugufi mu birebire. Ngo amenya ko ari mugufi, aravuga ati ndabigenza ariko ngomba kureba Yesu. Aravuga ariko uko byagenda kose Yesu ndamubona. Arangije aravuga ngo none ko ndi mugufi ndabigenza nte? Bisobanura kumenya ko ari umunyabyaha, bisobanura kumenya ko amaso yatareba Yesu, bisobanura kumenya ko atari umuntu ukwiriye kureba Yesu. Arangije aravuga ati ariko uko byagenda kose Yesu ndamubona. Icyasabwaga nakimenye, ngo akuramo ikoti, akuramo icyubahiro cye. Niyo mpamvu wicaye aho ngaho muri izo ntebe kandi nyamara utubwiye uwuriwe, ariko kuko wamenye Yesu wiyambura icyubahiro cyawe ukicara ugafashwa, kandi nyamara mu ntebe zo hakurya hari wicara muzi imbere. Ariko aho wakwicara hose umuntu wakiriye Yesu by'ukuri, aho wamwicaza hose nta matiku. Ngo abantu bahariya rero ngo ntago bakira abantu neza, ngo niyo mpamvu nge ntazasubirayo. Nukuri pe turabahugura protokole, mwongere makaburaga dore n'ubundi ko ntako muba mutagize, nubwo mutageza aho uri ashaka, ariko mukomeze mugerageze. Ariko si ubundi mbere yo kuvuga ngo bakwakiriye nabi niyo mpamvu utazagaruka. Birashoboka ko utari muri iri teraniro ariko urimo nkurikirana online, ubundi bari bagusezeranyije ko bazajya bakwakira bati. Hari gahunda yawe bishe. Zakayo akuramo ikote, akuramo icyubahiro cye, yiyambura ubuderegiteri, yiyambura uwo ari we. Niyo mpamvu ushobora kujya kubona ukabona abamama beza b'icyubahiro, kubona bishobora kugusaba iminsi 3 utarababona, warangiza ugasanga arimo arahata igitoki hano.
ugasanga arimo aroza isafuriya, ugasanga arimo arategura ibyo kurya by'abana hariya muri Ecole de Dimanche, ugasanga ari mu mirimo itariye itakagombye kubiye, ariko kubera uwo ashaka murenzeho akavuga ngo nkurikije uwo nshaka hari ibyubahiro ngomba gukuramo, hari ibyo ngomba kwiyambura, ariko uyu nguyu andenze. Nabonye akantu kuri TikTok, ni nk'utwo nyine mpora ndeba, ngiye kubona mbona umupapa mwiza wambaye kositimu ariko w'umwiyemezi, narababaye ko nasanze nta nicyo yemerana, atambuka azunguza kontake gutya. Naravuze ngo hari ibintu nigeze ko bava ngo hari ibintu bibiri kubika bigora, kubika iPhone mu isakoshi na kontake ngo biragorana. Nigeze kubyumva ngo iPhone na kontake ngo kubika mu isakoshi biragorana, ngo babigendana mu ntoki. Uwo rero nawe yari afite kontake mu ntoki, aragenda asanga umukobwa mwiza arimo akubura ku rusengero, arimo akoropa arimo akubura yiteye ivumbi, arimo agira gutya ameze nk'agasimba. Undi arangije aramusuhuza atya, aramureba, aramubwira ngo pole sana, pole na kazi, basi nta kundi nawe Imana izakugirira neza, jya uyikorera izakugirira neza. So ntago yumva ko hari umuntu wakorera Imana kubera ko yamugiriye neza. Hari abantu bavuye mu cyiciro cyo gukorera Imana ngo izabagirire neza, ahubwo bari mu cyiciro cyo kuyikorera kubera ko yabagiriye neza. Umva, niba uri ukiri mu cyiciro cyo gukorera Imana ngo izakugirire neza, uri muri mido, ukeneye kwimuka mu ntera. Tugeze mu rwego rwo gukorera Imana kubera ko yatugiriye neza. Komera Imana mu mashyi. Ijambo rimbwira ngo iki? Ngo ninde wabanje kumpa ngo nanjye nzagire nte ngo nzamwiture. Bisho hari nuzaza gusenga hano agusuhuza mbere nkaho akugiriye neza, umugiriye neza se amafaranga ngweraga inzoga kujya gura isukari n'abana bakanywaho, abana be bazaza kunywa kuri iyo sukari. Arangije umugabo aramwitegereza, yamusuzuguye ngo ihangane, ngo komeza, ngo Imana izakugirira neza, ngo ariko ngo nta kibazo, ngo nuza gusoza iyo mirimo ngo reka nguhe nimero ya telefone, ngo hanyuma nguze kumvugisha ndebe ukuntu nagufasha. Yari afite bwa bumodoka bwa Super Limited, apana gikumi ya nyuma, yari afite ka Super Limited, niko yari aparitse uwo mugabo. Arangije umukobwa aramushimira n'ikinyabupfura cyinshi, yakira za nimero arazisevinga, aramubwira ngo reka nanjye tujyane, hanyuma nanjye nguye kontakte, hanyuma nanjye hari igihe wazanyenera nanjye ukamvugisha. Yakoreraga Imana atari uko byamucanze, ahubwo yakoreraga Imana kubera ko imirimo y'Imana yamucanze. Arangije baragenda, batera intambwe, baragenda, umukobwa yikora ku gikwembe gutya, abakuyemo ka kandi kazihamagara, abarayitunze, abona hatsiruta izindi muri izo ngizo, abona hatije ipe gitangaza, abona kiyatsa gusa amatara aratse. Hehehe, umugabo aratangira aratebaguza, arangije akuramo visit card, business card, arangije aramuhereza, aramubwira ngo ngewe ndakuzi nubwo utarunze, ariko ndabizi ko uzanyenera, akiri ikarite nunyenera uzampamagare. Tugiye gusoza ariko byaryoshye, biri sawa. Tuyihereze icyubahiro bashumba, murabona ko byagenze neza. Amen. Muyikomere mu mashyi. Mbanyeneye kuseka kugira ngo iyi mitsi nayo yoroherwe, kugira ngo utavana na gutesha ikibazo ko gukiza ikibazo. Zakayo ngo arangize yiyambura icyubahiro cye. Nugera hanga ibyubahiro ujye uparika hari, hano icyubahiro ni icy'Uwite, ibindi byose parkinga wari. Hanyuma natwe mu nshingano twahawe ngabo kubaha tugire gute, tububahe aho tuzabasha kugeza naho, hanyuma ibisiga uzakomereze ku kazi no mu rugo. Turi kuvuga Yesu ugira gute ugendanwa. Ngo biragira agafilime karangiye, Yesu aramureba ati nkurikije agaciro umpaye,
nkurikije ukuntu wiyambuye umwambaro w'icyubahiro, nkurikije ukuntu wirengagije ko abanyamujyi bari bukubone bakakumwaza, nkurikije ukuntu wabigenje, nkurikije intambara urwanya ngo ubone, nkurikije ko wagombye kumenya ko uri mugufi, warangiza ugashaka igisubizo. Kubera ko wimenye nanjye bitumye nkumenya, kubera ko wimenye nanjye bitumye nkumenya. Bwira umuntu mwegeranye ngo niwimenya birorohera Imana kukumenya. Yesu ahita amubwira ijambo ngiye gusorezaho. Aramubwira ati sasubika akaba karabaye. Ba banyamujyi bajyaga bashijisha nanjye ndabihoreye. Ba bandi bajyaga baza kumbyinirira bakansiga mu rusengero nanjye ndabaretse. Ba bandi bajyaga baza kundamya bakanaho ngaho nanjye ndabaretse. Bamwe bamvugishaga umunwa gusa bakanyihorera nanjye ndabaretse. Ubu sasa gahunda ni iyi, pamoja ni mimi na wewe kwako. Ngo baramanuka baraterema mu mujyi batakaba karabaye. Bati Yesu nawe ni umunyamibare, nta handi yari burare, hariya hari ifiriti, hariyo n'inshushu, nta handi yari burare. Ntago bari bazi ikimujyanye, ntago yarajyanywe n'inshushu n'ifiriti, yarajyanywe no kurokora ubugingo. Ngo bagere mu rugo, ndi kuvuga Yesu ugira gute? Yesu ugendanwa. Petero ajyana na Yesu, bagera mu rugo. Bibiliya yatubwiye ngo Petero arahaguruka, Petero aricara. Petero yicaye arebye abona Yesu ntago yicaye. Aravuga ati kubera icyo aticaye ahita yishurirwa. Ati ntago izi ntebe yazicaramo n'inyibano. Zakayo sorry, murakoze cyane, niyo mpamvu bamura nyine ngo mutube hafi. Haleluya. Hari ibyo muzajya mutubwirira mu ibanga nyine umurimo wasoje, mutari ntibavuga nabyo turabyemera. Amina. Zakayo aragije ngo arebe asanga Yesu yanze kwicara. Ati bite kuticara? Yesu araceceka. Aravuga ati yabimenye ko izi ntebe ari inyibano. Iyo ufite Yesu ugendanwa niyo mugeze mu rugo gukoramo akazi. Aravuga ati yabimenye ko izi ntebe ari inyibano, none yanze kwicara. Ubu se ndabigenza gute ko nashakaga se kumuha agacyayi? Arebye teremusi asanga niyo yambuye nyirakamagaza. Aravuga ngo niki nacyo ntago ari bukinywe. Aravuga ngo reka ndebe kaji hariya. Agiye kureba aho yashize ji asanga naho ahantu bitse muri firigo, naho niyo yambuye abantu muri duwane. Aravuga ati akaba karabaye, ariko umwuka wera yari yahageze, Yesu ugendanwa yari yahageze. Arangije amujyamo aramubwira ngo umva Yesu. Arahaguruka tumva nkubwire, hari ikintu kibaye ugera hano. Mu myaka yose maze nari naramenya ko ni igisambo, nari naramenya ko izi ntebe ari inyibano, kandi narazibye. Nari naramenya ko ibintu byose ari byo nahuguje byaba ari ikibazo, ariko namaze kubona ko utakwicara muri iyi nzu bikimeze gutya. Ariko mva nkubwire, ahita afata ijambo aramubwira ngo umva Yesu, ntago wagera iwanjye abo nambuye ngo bibaze impamvu wahageze. Ahita amubwira ngo umuntu nambuye wese naranamukereje, ndamuriha kandi ndamurihaka, kandi ibyo ntunze byose imigabane yanjye ndayigabanyamo. Ninangiza mbifashishe iki? Abakene. Abahamagara afashe telefone. Halo, ni Zakayo. Tunone se ko nasoze neza bigenze bitoya, ntago ari cyo kibazo. Ubushize hari ibintu byawe nakurimanganyije, none ndashaka kubigusubiza, kandi kubera ko nagukerereje ndagukubira kane. Aravuga ngo se ntago wibeshye nimero. Aravuga ati nimero yawe ndayifite, aho usoresherezwa ndahazi, nimero yawe ndayifite, ngwino ufate ibyawe. Cyangwa nibona wenda ufite ubwoba, nimero yawe ya telefone mbwira niba iri kuri mobile money. Byari bihagaze angahe? Arakuba abaramuhereje. Aravuga ati habaye iki? Habaye iki ko Zakayo ahindutse? Habaye iki ko Zakayo aho kwambura abantu ahubwo atangiye kubishyura? Habaye iki? Hehe, habaye iki? Abahamagaye mugenzi we ati Zakayo aranyishyuye, ati kandi ahubye kane, ati nanjye reka mwihamagarishwe, nanjye hari ibintu byanjye yatwaye. Aravuga ati niwe wari ugezweho nawe ngo nguhamagare, nawe ngwino nkwishyure. Umujyi wose barahamagarana bati Zakayo arimo arishyura abantu, kandi ibyo yambuye byose arimo arabariha kane. Baragenda barakubita umujyi uruzura. Barabaza ngo habaye iki? Byagenze bite ko Zakayo ahindutse, ko Zakayo akijijwe, ko Zakayo yeze imbuto, ko Zakayo arimo akora ibintu by'indashyikirwa? Bigenze bite? Baramubwira ngo reka bikore. Amanukanye na Yesu nona, amanukanye na Yesu nona, amanukanye nande? Na Yesu nona. Baramanukanye ati niwe ubikoze. Bati Zakayo arakijijwe, arimo arishyura abantu. Reka nkubwire,
hari ikintu gikenewe kugira ngo Yesu ahabwe icyubahiro muri karitsiye. Nasoje, komera mu mashyi. Ngo ufitiye ubutumwa buryoshye kumva, kubushyira mu matwi bikagora, ariko muhumure aradushoboza. Wambe ikintu Yesu agushakaho yazane, n'ubundi babivuze mu masengesho mu kanya ntibabihanuye se. Imana iguha umugisha. Kandi umva, ngarutse kuri rimwe nigeze kuvuga ngo Yesu ko agiye kubikora muragendana. Uyu Yesu wa gatatu abantu ntago bamushaka. Kubera iki? Barashaka gukora uko bishakiye, bakavuga uko bishakiye, ariko Yesu akeneye kwamamara. Tahana Yesu muri karitsiye. Yesu arashaka ko mujyana muri karitsiye. Yesu arashaka ko aguha amafaranga yo kujya kurangura mu Bushinwa, mukurirana indege mukajyana mu Bushinwa, ukarangura muri kumwe, ukihangana muri kumwe, ukazahomba muri kumwe. Ijambo rivuga ngo iki? Ngo mpagaze ku rugi ndakomanga, ngo umuntu niyumva ijwi ryanjye ngo ndinjiriwe dusangire. Ni hehe yinjira? Ni mu mutima. Haleluya. Yesu aragukeneye, agiye kuguha igishoro, agiye kuguha uburyo, agiye guhindura ubuzima, ariko arambye kubwire ngo ariko murabigendanamo. Bwira umuntu wegenye ngo murajyanamo. Muri business murajyanamo, muri fiançailles murajyanamo, muri mashirwa murajyanayo. Bwira umuntu wegenye ngo murajyanayo. Wa muntu kwishyuza naguhamagara telefone urayitaba muri kumwe. Mbongera kandi kagero, hanyuma mitemamagara umushumbaze atwunge n'Imana, hanyuma nayo dusabira imbaraga kugira ngo tubigendanemo neza. Ari umupapa umwe arumenyereye mu idini, yari afite Yesu wo mu rusengero usigara uri fixe. Hanyuma umwana arangije kumwe twohereza abana hariya hirya bakajya kwiga muri Ecole de Dimanche, aragenda bamwigisha Yesu ugendanwa, abaramutahanye. Ngo bagere mu rugo, papa we rero ngo aramubwira ati rero dore turaburaye bimeze nabi, hanyuma ndashaka kujya tujya muri uriya murima w'epfo hariya tukajya kwiba ibigori, hanyuma rero we turajyana, uzajya ugira gute? Uzajya uncungira. Ariko papa we yari afite Yesu usigara aho asengera, ariko umwana bari bamwigishije Yesu ugira gute? Yesu ugendanwa. Ngo barangize bagera mu murima, arangije akamubwira ati rero wowe nurangiza ujye usinyara ko hari umuntu uje. Yarangiza ise yajya gukora ku kigori ati ise agasubira yakongera akihisha, akongera akagaruka ngo papa ngo arakureba, agasubirayo. Ageze ahaza yaraka atari ko wacanawe, uwo muntu ndeba namara kwisha ntiyongere kugenda, uwo muntu ari he? Aramubwira ngo erega nta muntu usanzwe uyu nguyu ugaragara nabonye, ahubwo aho twari turi muri Ecole de Dimanche batubwiye ngo ijisho ry'Imana riratureba, aho waba uri hose rirakureba, ibyo wakora byose rirakureba. Rero ngewe nakubwira gukureba ni Yesu. Niba kuba Yesu akureba hanyuma ukaba wakwiba bikaba ntacyo bitwa, genda wibe, abandi bo ntabo nabonye. Ise yihanishwa n'umwana yajyanye muri Ecole de Dimanche. Amahoro y'Imana abane namwe, amen. Mushumba karibu. Twongerera Imana amashyi menshi.